Nubundi tugume kuri ingingo y'ubukungu tubabwiye ko kuva kuri uyu wa mbere imirenge Sako 116 yo mu gihugu hose irimo gutanga serivisi z'imari ikoresheje ikoranabuhanga. Imirenge Sako yarigejejwemo bwa nyuma ni ya Kagano ndetse na Gihombo yo mu karere ka Nyamasheke. Abanyamuryango bayo bakaba bashima ko baruhutse imvune ndetse n'umwanya munini bamaraga ku mirongo bategereje guhabwa serivisi z'imari ku mirenge Sako yabo. Ibindi kuri inkuru na Francine Umutesi. Byari ibyishimo byinshi kuri Nyiranzeyimana Vestine na Ahingene Adrien basanzwe ari abanyamuryango b'umurenge Sako wa Kagano i Nyamasheke babaye abambere mu kubitsa no kubikuza ku murenge Sako wabo bifashishije ikoranabuhanga. Turi kubona biri kwihuta kubera ko iby'amafishi batakire kujya kubireba nyine. Mu by'ukuri birihuta, nishimiye serivisi mpawe kandi nzi neza ko n'abandi bari inyuma yanjye bazabona serivisi baryoherwe n'ibyiza by'ikoranabuhanga. Hari hashize imyaka 15 abanyamuryango b'umurenge Sako wa Kagano babitsa, babikuza, bizigamira ndetse banaguza mu buryo bugoranye kuko Sako yabo yakoraga mu buryo bwa gakondo ngo byabatinzaga cyane bategereje amafaranga bikica indi mirimo bakora. Ushobora kuza mu gitondo ukaba wageza na saa sita ukira ahangaha saa saba gutyo bitewe n'abantu bahaje nyine uko bangana. Ubwo rero bigatuma umuntu atinda nyine waba wasize nk'umwana nk'ako twasize abana batoya ukaba ngombwa ko wasanga yarize. Umurenge Sako wa Kagano ndetse n'uwa Gihombo yo mu turere twa Nyamasheke kuri uyu wa mbere niyo yasorejwemo icyiciro cyo kugeza ikoranabuhanga mu mirenge Sako yose yo mu gihugu. Abanyamuryango bayo ngo biteze impinduka mu mikorere yayo ugereranije na mbere, iterambere ryabo naryo ngo rizikuba kenshi. Cyane korohereza umuturage wa mwanya yafataga atinda mu buryo bwo kubitsa no kubikuza, noneho icyo gihe azashobora gukora ibindi kandi n'ubundi akomeza no kwiteza imbere mu buryo bw'ikoranabuhanga. Mu cyerekezo cy'u Rwanda cy'umwaka wa 2050 ubukungu buzashingira ku ikoranabuhanga. Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi ivuga ko kugeza ikoranabuhanga mu mirenge Sako yose biri muri icyo cyerekezo kandi ngo n'umusingi igiye guheraho mu kugeza serivisi nziza kandi abanyamuryango ba Sako bazajya babonera aho bari hose. Umutekano w'amafaranga bitswe muri Sako ubu ngubu nicyo cyambe kigambiriwe. Icya kabiri gutanga serivisi inoze kandi yihuse. Muzi yuko bajyaga bakoresha amafishi ukaza bakareba ifishi ya kanaka bakagenda bakandika biratwara umwanya, n'uwagenda akavuga ati se ko mbonye yanditse mama yanditse umubare uri wo akamwandikira mu gatabo akabamo ikintu kigaragaza yuko cy'impungenge. Ariko uyu munsi amafaranga yawe uraza ufite agatabo kawe bakareba izina bakajya muri ikoranabuhanga ugasaba amafaranga ushaka cyane uze kubitsa, waba ufite telefone warayihuje wayishyize muri iyo system ugahita ubona message kwereka amafaranga yawe uko angana, none ukagenda wumva yuko utekanye amafaranga yawe abitse neza ukajyana igihamya. Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi itangaza ko nyuma yo kugeza ikoranabuhanga mu mirenge Sako yose buri karere kagiye guhuriza hamwe imirenge Sako ikarimo maze hakorwe Sako y'akarere ku buryo umwaka utaha wa 2025 uzarangira Sako z'uturere twose zikora, nyuma hazakorwe banki y'amakoperative ku rwego rw'igihugu. Igerageza ryabyo naryo Minecofin ivuga ko ryatangiye ngo ririmo gukorerwa mu mujyi wa Kigali no mu mirenge 15 igize akarere ka Musanze. Francine Umutesi mu karere ka Nyamasheke.